Abagore bo mu murenge wa Nkombo mu karere ka Rusizi baravuga ko bafite ibanga ryihariye ngo ribafasha kubaka ingo zabo zigakomera bityo bakabana nta makimbirane ari hagati yabo. Iri banga abagore bavuga ingo zabo zubakiyeho ngo ni ugutonesha umugabo mu rugo akorerwa ibikorwa bimufasha kumererwa neza. Iryo banga nk'uko bakomeza kubisobanura ngo rikubiyemo ibikorwa byinshi birimo kuhagira umugabo, kumusiga amavuta ndetse no kumuheka mu mugongo ukamugeza ku buriri. Aba ni bamwe mu bagore batuye mu murenge wa Nkombo uri mu kirwa rwagati cy'ikiyaga cya Kivu bakomeza gusobanura uburyo bita ku bagabo babo. Ndamoza narangiza kumoza nkamujyana mu mugongo ndakajya kumuryamisha no kumusiga ndamusiga amavuta none se nuruhinja si uruhinja rwanjye ndamusiga nyirayo kugira ngo umubiri nukumoza nyine arangiza kumoza akamushyira ku buriri. Ubwo umwoza byagenze gute? Kugira ngo aruhuke nyine kubera kumuha ikinyabupfura. Si umushefu se nyine yavuye mu mazi yarushye ugomba kumujyana ku mugongo akaruhuka ariko urangije no kumuhagira rero ukajya wabona kumushyira ku mugongo. Njyewe mfite 50 nabuzwa n'iki se ahubwo ariho najya nabikora kuko amaze gusaza nanjye ngasaza. Abagabo nabo barahamya ko ibyo abagore bavuga ari ukuri ndetse bamwe bakavuga ko ngo ibyo bituma batandukana n'ingeso zimwe na zimwe zirimo nko kuba bacana inyuma hagati y'abashakanye. Ngenda kubwiza yewe rero y'umugore wanjye mvuye ku kazi uyavuye mu kazi akaba ari mu rugo umwanya wo kujya kuryama ishusha amazi akazana isabune ngicara akanyubahagira yarangiza kanyuhagira amaguru umubiri wose yarangiza akanshyira mu buriri nkaryama mbo akaza namara kumuha kuri amazi akanshishaho utuvuta. Ni nka kwa kundi nyine bavuga ko umugore ashobora gutekereza ko atashaka kumuca inyuma cyangwa agati ntabwo nshaka guca umugore wanjye inyuma reka mwereke urukundo mufitiye cyangwa nyereke urukundo afitiye ambwira ati umugore wanjye nyoza ibirenge. Ubwo abagore bano ntibacana inyuma. Oya nta mugore hano ucana inyuma ibyo byari bya kera n'ibya. Abatuye ku kirwa cya Nkombo bavuga ko imico nk'iyo ngo bagenda bayikomora ku baturanyi babo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gusa ngo hari bamwe ifatiye runini mu kubaka ingo zabo neza ariko hari n'abandi ngo bagenda bayicikaho muri iki gihe bavuga ko itajyanye n'igihe tugezemo. Hari n'abandi bavuga ko ngo ibyo babikoreshwa n'urukundo baba bafitanye hagati yabo kuko ngo nta wakorera mugenzi we ibikorwa nk'ibyo badafitanye urukundo ruhamye mu rugo rwabo. Musabwa Ephraim, Kiti Radio, Rusizi. Abagore bo mu murenge wa Nkombo mu karere ka Rusizi